banayandika mu binyamakuru no mu gitondo twanayisomye. Abasore babiri baba muri Amerika, aba bita ngo aba diaspora. Aba basore bigeze no gusangira iwanjye nabwo. Kuko ngenda ndashaka nkubwire yuko muri aba basore umwe muri bo uwakoze ibara yarafite imyitwarire idasanzwe. Nakomeje kubibona abantu babivuga, njye ntabwo mbazi ariko nabibona. Okay. Bivugwa yuko abo basore bombi bavuye mu nkambi, izi nkambi zakiraga abanyekongo, baza kujya muri Amerika. Kumwe babimura bajya babajyana. Urumva bari baje mu biruhuko, ariko umwe igihe cyose yari igifura atazi kuganira ngo atukane. Yatukanaga, wamubwira ikintu agatukana, yari umuntu w'igifura pe. Ku buryo ngo byanagezaho uyu wagonzwe agapfa amukura muri groupe ya WhatsApp kubera gutukana. Oya, n'uburyo no kwagresa abagenzi be bisanzwe bakagana nk'ikintu akabigira intambara. Noneho ubwo bari ahantu bari bagiye nyine basohokeye Kicukiro, bivugwa yuko ngo iki Mutabaruka, sinzi n'ibyo ngiye kuvuga, ari byo kuvuga wowe. Bivuga ko hari ikiremwa kizwe gihostinga bapfuye. Nabonye bakivuga n'amazina nge ntaryo mvuze, nyamara ibyo bivuga bakivuze, bavuze ko bapfuye ikiremwa. No kubeshya wewe niwe uvuga ngo nukubeshya, abandi bantu bose barimo kubivuga ngo bapfuye ikiremwa gihostinga. Ni ikiremwa tuzi kisanzwe, cyari gisanzwe gifite n'umugabo, ariko itaje ngo cyari gisanzwe gifite n'umugabo, ariko uburyo bivuga ubivuga ushize amanga. Nasi ko inkuru yavuzwe ikarangiza hapfuye umuntu, ubwo se yagiye ugereye. Reka nkubwire, ntekereza yuko nukuri nukubeshya, ibi bintu nukubeshya. Reka mbikubwiza ukuri pe. Aba bantu ibi bintu byo guhora amubwira ko azamwica, urumva byahereye kera, yahoraga bimubwira. Nyine impamvu yabaye koze yindi yako bivugwa ko ni Rubavu, bigeze gusohokera Rubavu ku mazi, naho aramubwira uzamwica. Yaramubwiye ati ngiye nzakwica ndi umunyamerika. Abanyamerika bose bica abantu. Abanyamerika bica abantu. Niko bivugwa. Please, iyo tuvuga ngo abantu batwihangana, ntabwo twari duhari, ariko mu nshuti zimwe, mu nshuti zabo, kuko ngiye bikubiye ko abantu ntiwanjye barahazaga. Yes, ariko Imana ishimwe iwaye mu rugo. Oya, iwanjye hano dufite akantu kagurisha ibyo kurya ka business. Mnana babwira ngo kabyaramwe kunteza imbere. Rwose ni murye kandi abariye ndabashimira. None umurye cyane pe. Nta nubwo ari kujya kurya gusa, no kurya neza kandi mukarya cyane, bifite isuku, ibitunganijwe neza, ntibigusaba no kuhaza. Oya, barabikuzanira, ushatse twabikuzanira. Cyetse ko binashoboka ko no mu rugo iwawe wagira umunsi mukuru tukagutekera. Cyane rwose, abantu mukivune, mwakoze ubukwe, mwakoze ama birthday, mwakoze ikingo muri ivuna, barahari babyize. Niba ufite miliyoni 5 zo kunyishyura, nanaza nkagutekera ngiye mwenyewe. None nge nkasavinga. Yes, kuri miliyoni 5 hatarimo ibiryo. Siko ngiye nasavinga. Ariko nta mu star wajyaga ushyira abantu ibiryo. Yes.